Urebye ni byiza bantwaye neza, ataza kugira ubyumva ukundi kuntu akagira ngo bantwaye nambaye amapingu. Oya, bamfashe neza, nicara mu modoka ngenda nyine nanjye nk'umuyobozi, banjyana mu kato, kandi urebye ngeze mu kato nta kibazo nahuye nacyo, naho nabaye neza. Ibyo nishimira impanuka. Igare narindiho, hari ku igare ryambereye igitambo, ryacitsemo kabiri, igice kimwe kijya ukwacyo, ikindi kijya ukwacyo. Aho ngaho rero icyo nshimira Imana, byari ngombwa ko nza kugwa nkabanza impanga. Iyo mbanza impanga byari kuba birangiye. Byari ngombwa ko iyo nza kugwa nkabanza amenyo, uko muri kumbona ntabwo ari ko mpamumura. Ubu ngubu mba njya kuvuga umuceri nkavuga ngo umuferi, najya kuvuga amafu n'amafu. Urumva rero ndacyari muto, ariko igihe kizagera nanjye ngira umukunzi. Kugenda imbere y'umukunzi uvuga ngo firate, tazi kuvuga fiyanse. Ni ibintu bikomeye cyane. Gahunda zacu zigende neza cyane, reka tugusabe ubanze udusengere, ubundi ikiganiro tugiye gukora Uwiteka agituyoborere. Murakoze. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye ineza n'urukundo ugira, tugushimiye kubw'aya masaha, tugushimiye kubw'ikiganiro tugiye gutangira kuganira. Turagusabye rero ngo utujye imbere, ntabwo ari twebwe ahubwo aba ari wowe. Kurikirana igicaniro cy'Ibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza. Igicaniro cy'Ibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza, ubumwe bw'Abanyarwanda n'abanyamahanga. Reka tubasuhuze bene data, nshuti z'umusaraba, mwebwe mwese mudukurikirana muri ku migabane itandukanye, umugabane wa Aziya, Oceania, Australia, Uburayi ndetse n'ahandi iwacu muri Afurika. Amahoro y'Uwiteka nabane namwe. Reka mbabwire ngo Imana ibagirire neza, kandi nkubwire ngo ubaye waramutse neza ni byiza cyane, kandi utaramutse neza uyu munsi biranga, ejo bigakunda. Imana ishobora byose kandi igenda inyuranye ibihe. Icyo nzi neza nemera ijambo ry'Uwiteka ryambwiye nuko igiti cyose Uwiteka atateye ku buzima bwawe agomba kukirandura. Iri joro naho kandi nabonye yerekwa bivuga yuko ibyubakwa bya mbere byose bimaze gusaza bigiye gusenywa, hakubakwa ibindi byubakwa bishya. So bivuze ngo rero Imana ishobora gusenya ubuzima bubi kuri wowe, ishobora gusenya imibereho mibi kuri wowe yubatswe, hanyuma ikaza ikubaka ibindi. Nk'uko bisanzwe rero, iruhande rwanjye murahabona umuntu dusanganywe. Ndumva ntabwo ari kenshi cyane, ariko twagize umugisha wo kongera kumubona, kubera yuko hari bamwe bamuteze amatwi bumva ko afite ibintu byiza kandi bizima, bifuza ko yagaruka. Baranyandikira muri comment, n'ubundi kandi mujye mugaragaza ko koko ikiganiro hari cyo cyabamariye. Barandika bagira ati uzamutugarurire. So yagarutse rero, yagarutse kugira ngo atuganirize, ariko reka tubanze tumuhe ikaze, tunababwira ko ubu ikiganiro tujye tuganira uyu munsi turagira ngo atubwire nyirizina intambwe ye n'Imana uko bihagaze. Ntabwo nshaka kubyinjiramo, we nyirabyo aratubwira. Ngewe afite uko naba narabonye Imana yanjye intera kuyikorera, cyangwa se bintera kuyikorera, nawe afite uko yaba yarabonye Imana ye bimutera kuyikorera. Buri wese afite uko yayibonye. Ese we wayibonye ute? Jye nayibonye ute? Uyu nawe yayibonye ute? So nibyo tugiye kwinjiramo rero. Turakwakiriye ku gicaniro cy'Ibanga TV. Murakoze cyane kwakira. Imana iguhe umugisha. Ku gicaniro cy'Ibanga TV rero, reka tuvuge ngo umuntu utarakora subscribe ayikore, kugira ngo tujye tubana gatanu kandi mu gihe cya live, cyangwa se n'igihe turimo turakora ibiganiro nk'ibi ngibi. Iyo wakoze subscribe mu gihe dushyize ikiganiro, notification yacu uhita uyakira mu ba mbere, hanyuma ugatangira kwiyumvira ku butumwa bwiza Uwiteka aba yatugeneye. None umushyitsi mwiza rero, turaguhaye ikaze nk'uko tumaze kubivuga. Turagira ngo mutangire n'ubundi mwibwira abantu, ku bantu batarabamenya. Hari ubwo abantu baba baje ari bashya, kuko ahangaha navuga ngo ni nk'isoko. Uko umugezi umanutse wikubita mu isoko, hari ubaje umugezi umanuka ari ubwa mbere, hari uba urusanzwe. Ntabwo ari ukuba rero ngo ahangaha tumenywa n'abantu bamwe gusa, kuko umuntu afunguye YouTube akabona ikiganiro akumva aragikunze, ashobora kuba ari ubwa mbere, akaba se uyu muntu wavuze ibintu nindi. Turagira ngo
twibwire mubwire abakunzi bacu ese muri bande, musengera hehe, mbega muri makeya. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe, abadukurikiye bari hirya no hino, Imana ikomeze bishimire. Amazina nitwa Ntakirutimana Janvier, ndi umunyeshuri wiga mu mwaka wa 5, nsengera mu itorero rya Eglise Methodiste Libre, niho njya gukorera umurimo w'Uwiteka Imana. Yego, Imana iguha umugisha. Asengera mu itorero rya Eglise Methodiste Libre. Turashima Imana, ni byiza cyane ko twakira abakristo bamaze gutera intambwe bakagira aho bava naho bagana. Aragira ati ndi umunyeshuri Janvier, twishimiye kukwakira, murakoze cyane. Hanyuma avuga ngo ese ko numva ukiri umunyeshuri ukaba kandi waratubwiye ko uri umuvugabutumwa, biranumvikana bitewe n'amagambo uvuga. Ubundi nyirizina turagira ngo tubiriremo ibintu bigutera kumva yuko ugomba gukorera Imana. Uracyari urubyiruko, ubushize twavuze ngo kuki utahisemo ibindi ugahitamo gukorera Imana. Ni ibiki bituma ukorera Imana? Gemba mwumva nta bintu bihari bidasanzwe, kubera ko muri iyi minsi dufite isi iryoshye, dufite ubuzima budasanzwe. Hari umuririmbyi mwegeze uririmba akaririmbo, niba sinzoremye ngo ubuzima buraryoshye kuko ndi muri Tigo. Urumva? So abandi batubwira ko ubuzima buryoshye. Ese kuba mu Mana no kuba hanze y'Imana bitandukaniye ku buryo ushobora kuva mu buzima bwo hanze ukinjira mu buzima bw'Imana? Turagira ngo ubisangize abadukurikirana kuri channel kibaho. Murakoze cyane. Ubundi ibintu by'Imana ni byiza cyane, niko nabivuga, nubwo bamwe babona ko ari nta mumaro bifite. Ariko ibintu by'Imana bifite umumaro, ariko ahanini igituma dukorera Imana cyane ni imirimo n'ibitangaza Imana igenda idukorera uko bwije n'uko bukeye. Reka njye nkwibarize, uravuga ngo ubuzima bw'Imana ngo ni bwiza nubwo hari ibikinga imirimo n'ibitangaza ngo bibatera. Imirimo n'ibitangaza bituma mwava mu gice kimwe cy'ubuzima mukumva ko hari ikindi. Iyo mirimo ni bwoko ki? Ese iyo mirimo ubundi umuntu udasenga we ntabwo yayikora ngo bishoboke? Yego, iyo mirimo rero umuntu udasenga ntabwo ashobora kuyikora, kubera yuko ni imirimo isaba nyine kuba wakihangana, noneho ukareba ibyo Imana yagukoreye. Wamara kubona ibyo Imana yagukoreye, nawe ukavuga ati ngiye kwitanga mu bukene cyangwa se mu bibazo ufite, nanjye niyegurira Imana. Kubera yuko niba mubyibuka neza, Yobu yararwaye, arwara igihe kirekire, inshuti n'abavandimwe baramubwira ati wavuye kuri iyo Mana, ndetse n'umugore wiwe aryungamo arabyemeza. Ariko Yobu bitewe n'uko yaje ku isi, yaje ntacyo azanye, abasobanurira yuko yavuye mu nda ya nyina yambaye ubusa, azasubira mu nda y'isi ntacyo yambaye. Ibyo ni ibitangaza rero Imana yakoreye Yobu, kubera yuko Yobu yari arwaye ariko ageragezwa cyane, ntacyo yari afite cyo gukora. Wewe yasigaye ku ijambo rivuga ngo kubera yuko navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, nanone nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Ariko iryo jambo Yobu arivuga, ni ukuvuga ngo iyo umuntu, ubundi amagambo agenda ahekeranye, kugira ngo umuntu avuge ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa azasubira mu nda y'isi nambaye ubundi, byari biturutse, ndumva hari ijambo umugore yaramubwiye, amubwira ngo ukwiriye gutuka Imana yawe ukipfira, kubera ko yabonaga abayeho nabi kandi Imana yakabaye imukiza, ariko akabona ntakiri gukora. None arangije aravuga ati oya, ntabwo ugiye navuga ngo ntuke Imana, kuko kuba ntafite, kuba byaragiye n'ibi bikagenda, ntabwo ari ubusobanuro bw'uko Imana nayituka. Ahubwo aravuga ati rero mw'ibyo byose unyereka ko nakabaye shingiro nkakunda Imana, navuye mu nda ya mama ntabyo mfite, no gusubira mu nda y'isi ni ngombwa ko nasubirayo ntabyo mfite. So avuga rero wowe aha hantu uduhaye urugero kuri Yobu, ndumva harimo icyo nshaka kukubaza nawe ku buzima bwawe. Yobu yafashe icyo cyemezo, none wowe nawe wafashe icyemezo, we ko yagifashe kubera ko hari ubuzima
yari arimwo bubi, ariko kandi akaba yari azi Imana ye na mbere y'uko akena yinjira mu kigeragezo ndetse atewe n'iyo Mana ye. Wowe nyirizina ikintu cyatumye wumva ko ugomba guhitamo Imana bifatika wasangiza abandi ni igiki? Murakoze cyane, niho narindi kuganisha. Ubundi buriya umuntu akorera Imana rimwe na rimwe afite impamvu. Hari ukugeragezwa, hari ukugira icyo ubura mu buzima bigatuma ujya gukorera Imana. Nanjye mu byatumye nshaka gukorera Imana cyangwa se niyegurira Imana ni ibigeragezo nagiye nyuramo bimwe na bimwe bitandukanye. Nanjye ngera nk'aho Yobu yageze, nanjye numva navuga nk'ijambo yavuze. Niyo mpamvu nanjye nari ndikoresheje ati navuye mu nda ya mama nambaye gusa, nzasubira mu nda y'isi. Uravuga ati ntabwo nshaka kuzahengamira mu by'isi, ntabwo nshaka ko amaguru yego hari icyo ngomba gukora kugira ngo umubiri wanjye nawo utanduranya mu bantu, ariko kandi ntabwo amaguru yanjye yose nayamarira mu nicyo ushatse kuvuga. Ati kuko n'ubundi navuye mu nda ya mama ntacyo mfite, ni niyo mpamvu ngomba guteganya ko nyuma yo kuva kuri iyi si hari ahandi ngomba kujya, aho ngaho hari data wa twese wabashije kundinda muri ya mageragezwa yanjye. Yego. Ngaho rero zamuka utubwire. Murakoze cyane. Bundi ubuzima bw'umuntu ni urugendo rurerure, ariko rimwe na rimwe hari igihe. Reka nkubaze. Yego. Hari ikintu watubwiye kijyanye no kuvuga ngo mwaratewe, ngo murumuna wawe arapfa, ubundi byatangiye gute ujya kubyumva? Ubundi wowe wumvaga bimeze gute icyo gikorwa kiriko? Murakoze cyane. Abo bagizi ba nabi bamaze kuza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, baje mu gace k'iwacu mu murenge wa Bugarama, umusozi waho bita ku Kibandira, mu gace kaho bita mu Kabuga. Twari babiri nyine nk'abavandimwe, twareraga botike yo mu rugo cyangwa se y'ababyeyi, twari nk'abarezi. Twari dusanzwe rero n'ubundi tuharyama, tukava kuri botike tukajya kwihagarika kuri tuwarete, hari harimo urugendo nk'iminota nk'ibiri cyangwa 3. Twari dusanzwe tubyuka nk'uko bisanzwe. Iryo joro rero n'ubundi turabyuka nk'uko bisanzwe, ari njyewe uri imbere ndakingura, maze gukingura isasu riba rirakubise. Isasu rimaze gukubita, niryo sasu rya mbere, niryo sasu ryabanje kuvuga muri iyo santere kuri uwo musozi. Imaze kuvuga ninjye wari uri imbere, mpita nikinga inyuma y'urugi. Ubwo ngubwo ngiye gufata mugenzi wanjye nawe ari inyuma, babohereje irindi. Rya rindi rya kabiri biramufata. Ubwo ngubwo ndwana no gukinga, nanone bahita bohereza irindi. Bamaze kohereza irindi nanjye rincaho rirambagura. Ni ukuvuga ngo niba numvise neza, wowe wari uri imbere. Yego. Bararasa uhita usubira mu nzu. Yego. Hanyuma usubiye mu nzu uhita ukubitaho urugi, murumuna wawe yarari inyuma yawe mu mugongo wawe. Yego. Hanyuma isasa kugira ngo riba ari we ryica, riba ari we rifata. Barongera barasa irya kabiri, irya gatatu. Yego. Barashe irya gatatu, bivuze ngo irya mbere ryarabahushije. Irya mbere ryaraduhushije. Irya kabiri riramufata. Irya gatatu nanjye rinyuraho, nawe rikunyuraho irakubabura mu rukenyerero. None iki kintu kiri mu bintu bishobora wenda n'ibindi tugera tubigeraho, kiri mu bituma wibuka aho Imana yagukuye ukumva ko ugomba kubana nayo. Ngira ngo ejo narabibabwiye turi kuganira, biri mu bintu bituma nanjye mvuga aho Imana yankuye, kuko kuba wari uri imbere, isasu rya mbere ntiba ari wowe rifata, hakaza irya kabiri ntaba ari wowe ufatwa n'ubundi naryo, irya gatatu naryo ntirigufate. Ndumva ari ubushake bw'Imana, kubera yuko uwo mugenzi wanjye amaze gukinga, nagiye kurwana nawe, ndamufata ariko ari kuruka amaraso, aruka amaraso menshi cyane, nyine ubona ko byamurenze, ndetse agiye kwitura hasi, umwuka umushizemo, twikubitana nawe hasi. Ubwo urumva nanjye nari nabaye amaraso gusa. Ndibuka ijambo navuze rimwe gusa, nabwiye Uwiteka Imana ngo Mana numfashe iri joro nkarokoka, nanjye nzagushimira. Ndashima Imana rero ko yandinze,
niyo mpamvu bintera gutuma nshima Imana cyangwa se muri kumbona kuri izi mbuga ni ukuvuga imirimo n'ibitangaza byayo aho ngaho Imana yarahandiye. Haleluya, haleluya. Hanyuma dusubiye inyuma gakeya, byarangiriye aho cyangwa amasaso yarakomeje, nta bandi bantu baguye? Dusubiye inyuma gakeya, turagira ngo turusheho kugira ngo abantu bumve uburemere bw'iki gikorwa cyangwa bw'uku kurindwa. Nta bandi bantu bashobora kuba barahaguye, nta yandi masasu yavuze, nimwe byarangiriyeho cyane. Urebye ntabwo ari twe byarangiriyeho, kuko iyo biza kuba ari twebwe ubwo nitwe bari kuba baje bashaka, ariko ntabwo ari twe gusa. Byarahabaye, hari umunyerondo wari uri ku irondo, nawe bamusanze haryamye baramurasa nawe arapfa. Nyuma yaho bateye gerenade ahantu, bayiteye n'ubundi hamwe narindi nsigaye njyenyine, numva ibishashi ku mabati, ndavuga ati noneho nanjye bwa buzima buragiye, Uwiteka nkuyeho ibiganza. Urebye rero ni igikorwa cyamaze umwanya muremure, kitari munsi y'iminota 20 amasasu ari kuvuga. Urabivuze, numva hari uburyo icyo gihe byanavuzwe ku maradiyo bavuga ko ingabo zateye igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe hapfuye umunyerondo, harongera hapfa umwana w'umuhungu, hari n'uwakomeretse akaboko, yego wari we murumuna wawe, hakomereka n'undi warashwemo hano gutya. Ikindi hari aho bari batabye igisasu cyaje gutegurwa n'abafite ubwo bumenyi mu ngabo z'u Rwanda. Ahandi naho baragenda bashyira imyambi na esanse mu ipine ngo batwike inzu y'umuturage, ariko kubera yuko ingabo z'u Rwanda zari zihagoboka ziratabara. Abantu badukurikirana ndumva mwibuka neza rwose ibyo bintu byabayeho muri hafi ya myigaragambyo za kudeta zari ziri gututumba i Burundi. Mu Rwanda naho ibyo bintu rwose muri kara gace byabayeho. Ahubwo icyatuzanye ni ugushimira Imana, tugira ngo umutumirwa wacu mu by'ukuri atubwire ibintu bituma yumva ko Yobu ubwo yavuze ariya magambo nawe agomba kuyavuga, akavuga ngo navuye mu nda ya mama. Kuko impamvu twari tuvuze ngo isi iraryoshye, hanyuma we ati yabyo hayareka, ngewe navuye mu nda yande ya mama nambaye ubusa, nzazura mu nda y'isi nambaye ubundi. Nzashakisha kugira ngo sinanduranye, ariko nanone ntabwo amaguru yanjye yose azashirira hehe mu buryohe bw'isi. Imana ikumugisha cyane kandi ikwambike imbaraga n'amavuta. Ikindi kintu wakongera n'ubundi gikomeza gutuma wumva ko Imana utayireka, utayitera umugongo, mu by'ukuri urumva uri ambasaderi wa sibyo se? Amen. Niko bimeze. Umugenda uyamamaza. Ni ikihe gikorwa kindi wabwira abantu? Murakoze cyane. Abakatolike nibo bajya bakunda kuririmba ngo ubuzima bwanjye bwose nziyambaza Imana. Amen. Rero jambo naryo cyangwa se iriya ndirimbo njya ngitekerezaho, kubera ibitangaza n'imirimo Imana ikinkorera. Mu by'ukuri mwebwe muri kundeba ndetse munanyumva gutya mumbona ntabwo mba nkiriho. Hari uburyo umuntu avuga ngo navuye mu mva, mukumva yuko nyine ari bya bindi by'uburwayi busanzwe byoroshye, ariko njyewe sa n'uwayivuyemo naho nayigezemo ndi na muzima ntari narwaye. Nibyo bitangaza rero mba ndi kuvuga Imana yankoreye. Ikindi nibuka nabwo imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu mwaka w'ibihumbi 2020 n'uburyo yandinze, n'ubundi indindira mwa kiriya gihugu cy'abaturanyi bacu abe Burundi. Imana yarandinze, ubwo nagiye kwahira kwahira gushaka ubwatsi bw'amatungo. Ngiye gushaka ubwatsi bw'amatungo, nyura ahantu hari imigozi. Murabizi nyine abashumba cyangwa se umuntu iyo ari gushaka ubwatsi ashakira hose. Fashe ku tugozi ku ruhande rwaho nari ntambutse, nyiratwa ati wamariye imigozi. Ubwo banyirukankaho, bakwirutseho n'Abanyarwanda banyirutseho, nanjye nirukanka bitewe n'uko nari ndwaye. Nari nagiye gushaka ubwatsi, nari maze igihe ndwaye nta mbaraga mfite. Mbona ubukiriro ari kwirukanka ngende Burundi, nambuka mu mazi ngende Burundi. Ariko naho Imana yakoze igitangaza, nambutse mu mazi mfite telefone, ariko telefone ntiyigeze igwa mu mazi, nayo nayigumanye ari nzima ngerayo. Maze kugerayo rero
inkuru iramamara hose ku musozi wacu, bavuga ko nagiye i Burundi nyine. Ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda ni bwiza, barabikurikirana. Utaragera ku buyobozi bwacu bw'u Rwanda, ukimara komoka ayo mazi, ugeze ku nkombe ku butaka bw'u Burundi, ninde wahasanze wakwakiriye? Ese barakwakiriye cyangwa baragufashe? Tubyita kukwakira cyangwa kugufata, byagenze? Urebye baramfashe, mbanza gufatwa n'abaturage ndetse n'abayobozi b'imidugudu, ariko nyuma yaho cyangwa n'abayobozi b'uducimbiri Burundi babita uducimbiri, n'uducimbiri. Ubwo rero nyuma y'iminota itarenze 5 nabwo ingabo zabo ziba zirahageze, baramfata banjyana mu kigo cyabo. Ubwo ngubwo hari mu masaha y'umugoroba, bimaze kugera mu masaha 9 banjyana mu kigo cya gisirikare. Ingabo z'u Rwanda ariko nabwo ziba zabimenye, nicyo nzishimira nanone, nabo baba badufashije. Ibyo bintu urabivuze, nanjye numva nongeye kubyibuka. Gusa mwihangane, abatamuzi, uyu ni umuhererezi w'iwacu, uyu ni Petit Frere. Ariko ubwo buzima ni ubuzima bwagiye bumubaho njye tutakiri kumwe, naramaze kugera mu mujyi wa Kigali. Bigeze bampamagara kuko barambwira ati Janvier arapfuye. Ese apfuye gute? Tangira gutangatanga no mu nzego z'ubuyobozi ati ageze i Burundi. Akigera i Burundi rero urumva ko yakiriwe n'umukuru w'agacimbiri cyangwa se umukuru w'umutumba. Agacimbiri ntekereza kari nk'isibo, hanyuma umudugudu ni umutumba cyangwa se umusozi. Hanyuma icyo gihe bakujyana mu kigo cya gisirikare, uri indani muri defense, byari bimeze bite? Byari taravuga ngo abayobozi b'u Rwanda ibyo byo rwose turi bubigereho, ariko igihe wari muri defense ku buryo wabihuza nuko ushobora kuba wari gupfe. Ese kuki utekereza ko nanone icyo cyabaye igitangaza? Ni iyihe mpamvu? Murakoze cyane. Impamvu bivuga, nkimara kugerayo, nkimara kubonana n'izo ngabo zabo, byari bikomeye. Bakizemo hagati, bakajya bankwega intoki, bakankurura amazuru, bakankwega amatwi. Sinabashaga kumenya icyo bari gushaka kuri njyewe, ariko ibyo bimenyetso byose barabikoraga. Bagafata intoki zanjye bakarukurura, bakareba, bagakwega izuru. Ntabwo nabashije gusobanukirwa icyo bashakaga, ariko njyewe bakiri gukora ibyo bintu naravugaga ati n'ubundi ubu ngubu byarangiye, ku buryo hari aho nafashe na telefone amagara ab'iwacu ndababwira ngo ndabasezeye kuko ntabwo tuzongera kubonana. Maze bo barangije barampumuriza, arambwira ngo mu gihugu babimenye, ntugire ikibazo, urara utuje, ntacyo uri buze. Ariko njyewe nabonaga ko bikomeye, bari kunkwegera mu mazuru, bari kunkwega intoki, numvaga yuko ntakiri ikiremwa muntu, ahubwo bari kumfata nk'ikindi kiremwa. Ni ukuvuga ngo aha hantu ntabwo dushaka ko abarundi badukurikirana bumva ko turimo turaba, ntabwo ari ukubavuga. Uko byagenda i Burundi ni nako byakugendekera uri umurundi waje mu Rwanda, kandi n'umunyarwanda nawe ntubwe ko muvuze nabi ko yagirira abantu nabi. No, twebwe icyo tubereye hano ni ukubanisha abantu, ahubwo twe turimo turivugira imirimo y'Imana. Hari uburyo ugera mu kibazo, buriya Satani yaguteye ari kugira ngo akwice, n'umuntu na nyoko na so mwabanaga neza, ni ukuri bagukorera amarorerwa. Ntabwo rero turi kubivuga tuvuga ngo abarundi ni babi cyangwa se ntabwo twebwe, oya, ibyo ntabwo ariko bimeze. Ahubwo turagira ngo mwumve urukundo rw'Imana, uburyo ki Janvier abishingiraho avuga ko atagomba na rimwe kureka Imana ye kuko hari aho yamukuye. None nyuma bakimara kuguhumuriza ibi byo gukururwa intoki n'ibiki, uretse ko ndumva biranoroshye kubera nyine y'Imana, hari n'abagukubita, nacyo ndagishimira Imana ko ntawagukubise, n'abagize gute, nta kintu na kimwe cyane. Ingabo z'u Rwanda ukimara kubyumva, ese ikintu cyakubwiye ko ingabo z'u Rwanda zibigizemo uruhare kugira ngo bakurikure ni igiki? Ikintu cyabimbwiye ni uko bavuganaga n'umuryango, bakavugana uko bimeze, bakababwira uko bihagaze.
bumvikana ndetse n'amafaranga agomba gutangwa kugira ngo mbashe kuva muri icyo gihugu. Bumvikana amafaranga 60,000. Amaze kumvikana 60,000 barabihuza amafaranga. Umuryango wo mu rugo wohereza abasirikare b'u Rwanda, nibo baje bazanye amafaranga bukeye bwaho. Turashimira Imana kubw'ibitangaza gukora, ariko n'ingabo z'u Rwanda turazishimira cyane. Guverinoma y'u Rwanda turayishimira, kuko ndibuka ko icyo gihe rwose ubuyobozi ntiriwe mvuga inzego runaka bahise babyirukankamwo, n'ababyeyi bari kumwe n'uyu mwana bose baratangatanga, ibintu bigenda neza cyane. Imana ishimwe, kuko njya mbabwira ngo nimukunda ntimugakunde Imana gusa, mujye mukundira Imana ariko munayikundira abantu bayo, kuko nibo bikoresho byayo. Asante bana. Hanyuma ikindi, nyuma y'uko uvuye mu Burundi, icyakurikiyeho ni igiki? Numva ko hari mu gihe cya Covid. Yego, byari ibihe bikomeye. Urumva navuye i Burundi nyine ngeze mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda. Murabizi kwegerana ntabwo byari byemewe, hari harimo shyiramo metero. Nubwo byagenze gutyo, amafaranga bayajugunye i Burundi. Nanjye ngeze mu Rwanda arambwira ati ntabwo byemeye gusuhuzanya, nta n'umuntu yemereye kwegera. Ubwo ngubwo banzamura bamvana ku mazi, tugera muri santere, nsanga imodoka yahageze, bahita bahambura banjyana. Imodoka yagutwaye yari gukwe? Imodoka intwaye ya leta, se nimba yari iya gisivili? Yari imodoka ya leta. Imodoka ya leta niyo yantwaye. Izo ni imbaraga zigaragara ko na guverinoma y'u Rwanda ifata ibintu ikabiha agaciro, kuko uyu yari umwana, yari akiri muto, ntugire ngo yanganaga gutya, ariko urebye ni byiza, bantwaye neza. Ataza kugira ubyumva ukundi kuntu akagira ngo bantwaye inama y'amapingu. Oya, bamfashe neza, nicara mu modoka, ngenda nyine nanjye nk'umuyobozi, banjyana mu kato. Kandi urebye ngeze mu kato nta kibazo nahuye nacyo, naho nabaye neza. Ibyo nishimye rero nabwo. Icyumvikana aho ngaho bwari uburyo bwo kuvuga ngo uvuye mu kindi gihugu, birashoboka ko waba winjiranye COVID-19. None reka tukujyane aho abandi bari, kugira ngo upimwe, ukurikiranwe, niba ari ngombwa uhabwe n'imiti. Imana ishimwe cyane. Ibyo ni ibintu bibiri ushingiraho uvuga yuko Imana utagomba kwibangikanya n'ibindi. Yego. Hari ikindi ufite se? Ntabwo byabura. Hasigaye ibindi nka bibiri nabyo by'ibitangaza Imana yankoreye bituma nyishima uko bwije n'uko bukeye. Ikindi nabwo ndibuze kuvuga, nagize ikibazo, nkora impanuka ku igare. Yego di. Ni impanuka yari ikomeye cyane. Nakoze impanuka, maze gukora impanuka nyuma ya Covid nibwo nakoze impanuka. Maze gukora impanuka, igare narendeho, hari ku igare ryambereye igitambo, ryacitsemo kabiri, igice kimwe kigikwacyo, ikindi kigikwacyo. Aho ngaho rero icyo nshimira Imana, byari ngombwa ko nza kugwa nkabanza impanga. Iyo mbanza impanga byari kuba birangiye. Byari ngombwa ko iyo nza kugwa nkabanza amenyo, uko muri kumbona ntabwo ari ko mamumu. Ubu ngubu mbajya kuvuga umuceri nkavuga ngo umuferi, najya kuvuga amafu n'amafu. Urumva rero ndacyari muto, ariko igihe kizagera nanjye ngira umukunzi. Kugenda imbere y'umukunzi uvuga ngo firate, tazi kuvuga fiyanse. Ni ibintu bikomeye cyane. Ndashima Imana rero ko yandinze. Byari ngombwa ko icyo gihe amenyo yari kuvamo. Ubu ngubu nkaba nsigaye nanjye ndafite amenyo yuzuye. Uyu munwa wo hasi wari wavuyemo ibice bibiri. Ubwo nayo nagize iminwa 3. Kimwe cyaranaganaga, ikindi kimeze nk'igihagaze, undi munwa n'uwo hejuru. Ndashima Imana rero yuko abaganga nabo bujya bafite ubundi bwenge Imana yabasizemo. Nagiyeyo rero baramvura, n'ubu ngubu ntiwabikeka ko ari njyewe wakoze izo mpanuka. Ubwo rero urwo narwo ni urupfu. Wangiritse umunwa gusa se? Ni ku munwa gusa, ahandi ni ugukoboka umubiri. Nararwaye ariko narabikize. Bivuze ngo wagushije umunwa, amenyo ntiyagira icyaha. Urebye ni nk'amenyo yaje ajomba umunwa, noneho umunwa we turatabuka. Ariko nta ryinyo ryavuyemo, ngira ngo muri kubibona, ni no guseka mukabireba.
nta n'izindi shoke zigiye zingaruka. Ibyo nabyo nishimwe nshimira Imana kubera yuko ntabwo navuye aho ngaho nzi uko bimeze, nisanze ndi mu bitaro bamaze kunteramo serumu, nayo nagiye muri koma byarangiye. Ibyo nabyo nishimwe rero, nshimira Imana mu buzima bwanjye, mu rugendo mfite. Imana ikomeza indinda, urebye uko bimeze aho yatangiriye nagejeje rwose, Imana ifite imbaraga. Amen. Yego. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Narababwiye ngo isezerano ry'Imana ntabwo ripfa. Ibyo Imana yateganyije uzayikorera, iyo bihari ntabwo ushobora gupfa mbere y'isezerano, kandi n'isezerano ntiryapfa mbere yawe. Ni ukuvuga ngo isezerano riragutegereza ugakura, kuko ubundi buri isezerano rivuka mbere ya nyiraryo. Yego. Imana yo muri plan yayo iba yarapanze ikavuga ngo runaka azabaho, azakora ibi. Niko bimeze. Hanyuma iyo umaze kuvuka uvuka ubisanga. Ibyagerageza kukurwanya binyuze mu kuburizamo icyo Imana yagambiriye kuri wowe ntabwo bishoboka. Ibyo rero nibyo uzi. Ndumva Janvier yabayeho kubw'umugambi w'Imana. Rwose Imana ikomeze igushyigikire, kandi intambwe watangiye ikwagurira imbago, igushyigikire n'amashuri uyarangize neza. Ariko haracyari ikindi gitangaza. Haracyari ikindi gitangaza. Ibyo byose byagiye biba gutyo. Nasoje gukora ikizamini cya leta mu mwaka w'amashuri abanza wa 6 2018. Niga umwaka umwe muri segonderi. Ubushobozi bugeraho buza kubura, nta kazi ishuri ndivamo. Urumva muri 2020 ntago nigaga, kandi 2020 niho nagize icyo kibazo cyo kujya i Burundi. 2020 muri iyo myaka niho nagize ikibazo cyo gukora impanuka n'igare. Ntabwo nigaga, nari narataye ishuri, nari narayivuyemo kubera gahunda z'imibereho n'ubuzima. Mu miryango nyine murabizi uko bimeze, ntabwo ubushobozi buba buboneka cyane, ariko Imana yakoreye igitangaza. Navuye mu ishuri nicara imyaka 3. Nicara imyaka 3. Gusa hari korasi ijya ivuga ngo nzacuruza gusenga nongere kunyura. Iyo korasi rero narayikoresheje mpuje n'uburyo Imana yagiye indinda. Mvuye mu ishuri hitamo gucuruza gusenga, maze nunguka kunyurwa. Ubu ngubu ubutayu nagenze ntabwo ari bwinshi, ariko nubwo maze kugendamo ntabwo ari bukeye. Ndashima Imana rero ko yagiye intabarira mu butayu. Nagiye nsengana n'abantu bose, baba bakomeye n'aboroheje, twarasenganye, ariko nagiye mbona imbaraga z'Imana. Aho hantu ishuri umaze kurita, waje gusubira mu ishuri hashize imyaka ingahe? Byagenze ute kugira ngo urisubiremo? Nasubiye ku ishuri hashize imyaka 3 ntigaga. Uburyo byagenze rero ni ibitangaza, ni imirimo Imana igikora. Nagiye gusenga, ahurira n'umuntu w'umusaza. Imana imukoreramo, iramubwira ngo yewe wa mwana we ugiye gusubira ku ishuri. Rero rimwe na rimwe hari igihe abantu tutizera umwuka. Nari ntarakira umwuka neza ngo mwizere. Ndareba turiya musaza ashobora kuba abonye ko nkiri mutoya, yabona ko ndi muto akabona ko gikeneye kwiga, kuko imyaka 3 utari ku ntebe y'ishuri, umuntu akakubwira ngo uzasubira ku ishuri, ntago wabyakira. Ndavuga ati biriya rero nibyo yivugiye, ntago ari umwuka wera umurimo, ahubwo nibyo agize ute, nibyo atekereje. Ariko buriya Imana igendana nawe igihe cyose, uko bwije nuko bukeye. Nuko rero nari ndi mu butayu aho bita Busesamana, mu kagari ka Ryankana. Niho naherewe iryo sezerano ry'uko nzasubira ku ishuri. Rimwe ngiye ku rusengero, ngira ngo aba twigeze tuganira, nabwiye ko nkunda kuririmba, ndo muririmba muri korali. Njya muri korali rero ndaririmba. Ndi kuririmba haba hari umupasiteri wo mu itorero rya Methodiste Libre. Noneho abonye uburyo ndirimba arankunda, kandi n'ubundi yari asanzwe anzi. Ariko iyo igihe kitaragera ngo Imana igutabare, ukuza arakwirengagiza, nta nubwo umenya ko akuzi. Ubwo rero amaze kumbona uko ndirimbye, kubera ko igihe cyari kigeze ngo ntabarwe, arambaza ngo amateraniro arangiye duhuriye hanze. Aranshaka arambwira ngo bimeze bite ko ntagikubona ku ishuri. Kandi mwibuke ko nababwiye yuko imyaka 3
yari ishize niga, kandi yashize n'ubundi njya gusenga. Muze kugira ngo ndahagaritse kwiga no gusenga ndabihagarika, na korari nayibagamo. Ariko icyo nibaza nawe wakibaza, kuki yabimbwiye hashize iyo myaka 3 kandi yarajyaga ahora ambona. Nuko rero bimaze kugenda utyo, ndamubwira ati ni ikibazo cy'ubushobozi, nuko nyine naheze amafaranga agera harabura. Yari amafaranga make, ari 19,500, ariko nayo ntabwo yari makeya. Urebye n'icyo gihe uko umuntu yari ahagaze, nta hantu yabashaga kugira ute, nta hantu yabashaga kuva. Nuko arambwira ngo rero wowe icyo usaba, hari ku cyumweru murabyumva, ejo uzinduke ku kigo, uzaze, nta bya uniform, nta by'amakaye, ibintu byose uzasanga ku kigo nzabiguhereza. Kubera ko igihe cy'Imana cyari kigize ute, cyari kigeze. Nuko naragiye nyine ku wa mbere, ngezeyo masanga dosi ati ntabwo nakwakira ngo uze ku ishuri. Ndavuga ati navuganye na directeur yari atarahagera, ariko dosi ashaka kubyanga. Ariko directeur ahageze aravuga ati uwo ni umuhungu wanjye, mwakire, fatamo amakayi hariya umuhereze, ahasigaye ahita azagira ute, ahita azamvugisha. Iryo ni ishimwe rero, nabwo nshimira Imana. Abampereza amakayi, uko nagiye nambaye, nagiye ntanambaye uniform, nahise ntangira kwiga nk'abandi. Umugambi w'Imana ntiwaburizwamo, naho iminsi yose Imana ishimwe cyane. Nahise ntangira kwiga rero nk'abandi. Nanjye ngiye ku ishuri mbwira Imana ati ni wowe nsubije ku ishuri, icyo wansizemo ndabizi ntikiraba kinini, ariko icyo wansizemo nibura basi nanjye nzagira abo nigisha bagire icyo bankuraho kandi bunguke byinshi. Ni nako byagenze rero. Nkimara kugera muri icyo kigo, nagiye ngiye kwiga, nsaba Imana ati Imana uzandinde gusibira. Nize, sinavuga ko nari umuhanga, ariko sinari n'umuswa, ariko 5 ntabwo negeze mbarengamo. Muri toronkome imyaka yose 3 ntabwo 5 negeze mbarengamo. Hari n'abanyeshuri twagiye twigana, harimo abashobora kuzambona ku iki kiganiro, bamenya amakuru yanjye ndetse n'amateka yanjye. Ubwo rero nagize umugisha, ngeze mu kigo ndiga, ariko nabwo ndibuka ko hari icyo Uwiteka yanshyizemo, shaka uburyo mparema icyo bita ivugabutumwa. Sanga aba banyeshuri batarasobanukirwa iby'agakiza, iby'umurimo w'Imana, ndabaganiriza ndababwira ngo iyi nzira mbona yaba ari nziza, bigenda gutya na gutya, tuharema korari y'abanyeshuri mu kigo, umurimo w'Imana, ivugabutumwa riba riratangiye. Mubyumve neza, nayoboye abantu bigaga mu mwaka wa 6 bari guhenda gusoza mu wa 5, njyewe nigaga mu mwaka wa mbere, kubera ko Imana niyo yabishatse. Bahise rero bangirira icyizere, kubera ko Imana yakugiriye icyizere, umwana w'umuntu ntiyabyanga. Bangira coordinateur mu rurimi rw'Icyongereza, ni njyewe uhagarariye abandi nyine n'ivugabutumwa. Abanyeshuri banyitaga pasiteri. Imyaka 3 yose ndayirangiza nitwa pasiteri, nkora umurimo w'Imana. Ndashimira Imana yuko rero yandindiye muri icyo kigo kandi ikongera ikansubiza ku ishuri. Nyuma yaho rero nabwo nize, ndangije gukora toronkome, nabwo naratsinze njya kwiga ku kindi kigo. Ngezeyo naho nta muntu nari mpazi, nta n'umuntu wari unzi, ariko Imana ituvuganira. Hamwe data na mama batabaye, Imana yo igihaba ikahatubera. Naho nagezeyo rero niga mu mwaka wa 4, sanga amatora aratangiye, bagira icyizere n'ubundi barongera barantora, nongera mba coordinateur, nanone nongera mba nongera pasiteri, kubera ari ubushake bw'Imana. Iryo rero nishimwe shimira Imana. Muri bimwe bituma nkorera Imana, iyo nibutse amateka y'ubuzima bwanjye n'urugendo mba mfite, imba ndi kugenda, numva nanjye ubuzima bwanjye bwose narabweguriye Imana, kugira ngo Imana ikomeze kurushaho kunyitaho ndetse no gukomeza kunyambika imbaraga. Urakoze cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora, Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Umugambi w'Imana ntiwaburizwamo, umugambi w'Imana ntabwo waburizwamo. Ariko reka tuvuge ngo ese uyu mupasitori, ndabizi ko iyi message ishobora no kuzamugeraho. Mu by'ukuri yabaye ukuboko kw'Imana
agira icyo akora kugira ngo uba ugeze aho ugera, nubwo Imana ariyo yari birimo cyane. Ariko hari abantu banangira imitima bakanga gukorera Imana. We ntacyo wamubwira, nta jambo wamuteganiriza. Abantu abakunzi bawe umaze kugira abakunzi bakavuga ati koko kabisa byanze bikunze uyu mupasitori yagize neza. Yego, murakoze cyane. Icyo nabatangariza cya mbere na mbere nuko bagomba gukunda Imana. Bamara gukunda Imana bakamenya ikibarimo. Abo ni abadukurikiye, ntabwo ari pasitori ariko. Yego. Bakamenya ikibarimo, bamara kumenya kimwe kibarimo ntibifuze kukiherera nabo bo ku giti cyabo, ahubwo bagashaka ko ikibarimo n'abandi bagira ute bakibakuraho, kubera yuko ngo imirimo dukorera mu isi ntizagira ute ntizamuherekeza. Abantu rero badukurikiye ndetse n'abandi bantu bose bumva ko bashaka gukurikira umwami Yesu, nimufate ikibarimo, mushake uburyo namwe mucyamamaza mu mahanga yose, kimurike kibera abandi urumuri, nabo bakibakureho kugira ngo nabo nibagira icyo bamenya abandi bazakibakura. Ndumva iri jambo uvuze ryo kugira ngo abantu impano bafite bazikoreshe zimurikira abandi, nabihuza n'uko wageze ku ishuri, ya masengesho make wasenze ukumva utagomba kuyihererana, ukayamenyesha abandi, hanyuma bigatuma ugeze aho ugeze uyu munsi. Ikindi kandi pasitori kugira ngo nawe aguhitemo, kandi yarasanzwe kubona yashingiye, njya mbabwira ngo Imana nubwo muvuga ngo irabizi, ngo ndi umunyantege nke, ngo ndiki, ukivumbura ukayireka, ariko hari ikintu Imana igomba gushingiraho kuko ubuzima bwawe bufitemo uruhare. Yararirimbye gusa ari mu materaniro, aririmbye Imana ifata rya jwi rye, niba yararihimbye nka rimwe rya Satani, pasitori akajya yumva afite amajwi 12, niba byaragenze gute, niba yarumvaga ari kujya akora no ku mirya ya gitari, niba yarumvaga n'ingoma zivuga, ariko Imana ifite uburyo ki yahamagariye umutima wa pasitori mu ndirimbo Janvier yaririmbye. Iravuga ngo umva ibihumura neza biri muri we, niki gituma uriya mwana atiga? Ese wowe impano ufite muri wowe urayireka igakora? Hari abantu tujya tugira, yagera ku rubuga akumva agatinya kuririmba, nzaririmbira mu rusengero shwida. Hari ibyo uzahisha ari iby'Imana yateguye ko uzatabarirwamo. Bene data, mureke impano zanyu zikore, ikintu nikikuza mu mutima uzakire kure kigende, gipfa kuba ari cyiza, kigerageza guhesha Imana icyubahiro. Nubwo waba udedemanga, Uwiteka n'aba yashatse ko ari buzatabarirwa, ni ukuri ababyumva bo bazabyumva ukundi. Hanyuma ndumva pasiteri, hari ijambo numva nifuza ko mugenera nk'umuntu wakoze ibintu bikomeye ryo kumushimira. Ubwanjye ndumva namushimira, yarakoze cyane, Imana imuhe umugisha kandi izamumire n'ubugingo, ndetse akiri no mu isi nawe azakorwe mu biganza n'abamurusha ubushobozi. Imana ijye imurinda indwara z'ibyorezo, imurinde n'izindi zo mu zabukuru, n'ukuri akomere kandi akomeze urugendo. Hanyuma ko bwawe nawe ufite ubutumwa wamugenera bwo kumushimira. Yego, nanjye ndamushimira cyane, kandi ntabwo birangirira hano, ubundi ndacyabifite muri gahunda ko nzamushimira. Ndamushimira kubwo igikorwa cyiza yakoze, ni ukuri byari bikomeye kwiga imyaka 3 ari rame impapuro ntuyitanga, hari amafaranga y'ishuri ntuyatanga, hari amafaranga ya etude, wenda minerivare cyangwa se minesi cyangwa se school feeding bashingira kuri 19,500, ariko iyo ubaze n'ibyo byose ushobora gusanga n'ubundi yari amafaranga yageraga muri 35. Muri ayo mafaranga rero yose nta na make negeze ntanga. Rero murumva yuko ni igikorwa gikomeye, ngewe ntacyo nabona namuhereza, gusa no kumusabira umugisha w'Imana kugira ngo Imana izakomeze imwambike imbaraga, kandi nyuma y'ubu buzima Imana nigira ikihindura, nawe tuzamwereka yuko yakoze umurimo ukomeye kandi akaba ari n'igitangaza. Ndetse n'umuryango wanjye ndifuza yuko nabo bazamenya yuko ubuzima nzaba ndimo itangiriro ari Imana, ariko nawe akaba yarafatikanije n'Imana
kunkorera imirimo n'ibitangaza. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Reka dushimire abantu mwese mwadukurikiranye kuri iki kiganiro gitambuka ku gicaniro Kibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza, aho muherereye ku migabane itandukanye. Imana ibahereze umugisha, kandi abatarakora subscribe muyikore, like mulayikinge, comment musige igitekerezo cyanyu kubw'umutumirwa wacu mwiza, kandi Imana ikomeze imuhe umugisha. Ni ukuri navuga ngo Imana ikomeze ikataze intambwe yawe ntigasubira inyuma, intambwe wateye Uwiteka aziyobore. Hanyuma namwe kandi mwifuje ko agaruka, Imana ibahereze umugisha. Niba hari ibindi mwifuza n'ubundi kuri we, muzatwandikire muri comment mubitubwire. No kuri gusa hari umuntu wanditse ku kiganiro giheruka, aravuga ngo cyushize, aravuga ngo niki wabwira abantu kugira ngo ntibacike intege, cyane cyane urubyiruko, ati kubera yuko donc niki bakora kugira ngo badacika intege. Ariko ibyo tuzabigarukaho ubutaha, iminota yabaye myinshi cyane. Ubutaha rwose tuzabigarukaho kugira ngo urebe, wigishwe icyo wakora kugira ngo utibagirweho Imana yagukuye, udacika intege. Ariko numva ko kudacika intege cyane ni ukuzirikana amateka yaho wari warateterejwe, hanyuma iyo yazirikana, Umwuka Wera ahora kwibutsa akakubwira ngo ibone intambwe zawe. Ariko ibirenze kuri ibyo nabyo umutumirwa wacu azabitubwira. Murakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe kandi kuba twongeye kubahamagara mukatwitaba. Imana ibahe umugisha. Sawa namwe mwakoze cyane kudutumira. Turashimira n'abadukurikiye. Imana ikomeze kuduha